Hey, twongeye kubasuhuza abakunzi bacu tubifuriza amahoro n'imigisha aho muri hose. Imana ikomeze ibane namwe kandi ikomeze kubarinda. Dukomeza mbasabira imirimo y'amaboko yanyu ishimwe n'Uwiteka kandi muhahe muronke. Nongera nshimira abamaze gukora subscribe n'abatarayikora bakitegereje, ndabasaba ko bayikora tugakomeza tukabana mu muryango wacu mutoya, tukiteza imbere nyine tubifashijwemo namwe. Ubu rero turagarutse na twa tuntu twacu murabizi, rero ndategura isaha n'isaha ariko ndibaza ibyo ndi butegura uno munsi birarya cyangwa se birya, ariko nzi ko biri burye kubera ndaje mbabwira impamvu ko biri burye. Ubu rero ngiye gutegura umugabo wanjye prank rero imeze ite? Murabona hano hari radiyo, murabizi neza, murimo murayibona. Iyi ni radiyo nyine nk'uko namwe mwihera amaso. Ino radiyo rero umugabo wanjye arayikunda, yarambwiye ngo akiri umusore ngo niyo wari umugore we, niko yanyibwiriye ati ngo uyu niwe wari umugore wanjye nyine akiri umusore, kwana narayimusanganye ayikunda kubi, ava ku kazi akaba ashyizemo umuziki. Kandi njyewe nshobora no kwirwa hano ku buryo utaramye ko ari na radiyo cyangwa ari n'abantu. Rero navuze ngo reka ino radiyo ngende nyihishe mu baturanyi. Aya masaha ari amasaha ye, ni mu masaha sita agiye gutaha, noneho nze kureba nasanga mu cyumba nta radiyo ihari aritwara ate. Ngiye kumubeshya ko ari umuhungu w'inshuti ye waje arayijyana, ko ari we wambwiye ati yambwiye ngo nyimuhe. Uwo muhungu nyine ni prank nyine tu, mukomeze mubane nanjye murebe ukuntu ari buze kwitwara. Nongera kubibutsa mukore subscribe kandi twomeze tubane, murabizi turabakunda. Uzi ko wese akoze subscribe, uzi wese akurikirana ibiganiro byacu turamukunda. Rero mukomeze mubane nanjye. Ubu ngubu ngiye kwihisha, mu kanya yarampamagaye ambwira ko agiye gutaha, nyine agiye gutaha abanza akambwira ati ibiryo byahiye, nkamubwira nuko bimeze agiye gutaha. Rero mubane nanjye ngiye kwihisha. Tracy wese zo kwibwira kukorosha. Zacu randagatse turi kwihisha, yarambwiye ko ageze hafi hano, reka njye kumufungurira. Yarageze ku gipangu. Ubu mvuye mu baturanyi kwihisha, mukomeze mubane nanjye muri kuza kwitwara. Karibu. Tumeze mute siko ndamwarangaje hano? Tumeze neza, twiriwe neza. Kabebe kanjye umeze ute? Uri mu rugo? Mama yatumye gukorera ko kubera ndaza. Ese uri gukora? nari kuganiza abakunzi bacu batumaze iminsi tudakora, ndavuga ngo reka mbabwire ukuntu weekend tugiye kwitangira, ahubwo ukuntu twayitangiye mbona nyine tugiye kwitangira, ukuntu twayitangiye nyine uburyohe bwa weekend. Muraho mukomere ndabashuje cyane n'umutima ukunze inshuti zacu muri hose, turabakunda namwe. Rero mba mvuye upagasa bavuye gupagasa, ariko ubu njye ndashonje. Ubu niba bariye simbizi, ubwo makuru barayampa nyuma. Njyewe icya mbere ni uko ndashaka kubanza kurya, ubwo niba ari bukatinge hari tukaza gusubira njye maze kurya, niba yikomereza ibye njyewe sinze kugira ndikomereza ibyanyu n'ubundi. Ariko hagati aho hano nagira mbanze mbaregere rwose mu materesi ibintu yankoreye. Yaranshitse we none sha we gusuza abantu. Ciao.
amateresi ari kugaragara yaranshutse mama Teresi ni papa yo mwiyogoshe kuri guseka murebe uyu munega uri hano nimumureba mundebere rwose ejo bundi yaranshutse ngo ninogoshe umwana kandi yari afite umusatsi gusa agafite umukara gafite umusatsi ukomeye gusokoza bitoroshye none reba ukuntu akageze ufashe umukasi ariko rero ndanagerageza nubwo gatwe kabaye karuta nafashe umukasi rwose reba ibintu namukoreye urabona ko amaze kudushyira ku murongo ari umwana umusatsi ari se awukuyeho murabona ko najyamubaregere rwose mumbwire niba ibi bintu ari sawa uratega kandi ari wabikoze koko ariko niba wabishyizemo umwana turamwogoshe ukuntu kari kamwe none twarakagagaguye ajyana imbeba zakanyuze ku mutwe zagasokoje hajya hari gusuye mureka ntitumwogoshe namubwirira mumbwire murabona ari sawa murabona nta kibazo murebe n'inyuma hose mukarebe n'inyuma hose mukazenguruka abakunzi bacu Tracy yari afite umusatsi ukomeye ntabwo wacagamo igisokozo naramusokozaga akababara kandi naturiya tuntu namufungiraga ntabwo wadufungira umwana buri munsi wumva waba uri gukurura umutwe we cyane byansabye rero kumwogosha kugira ngo nyine ijye wabihora icye gikomere kuko iyo ufashe nyine ugashyiramo turiya tuntu nabwo hari nyine umukurura umutwe ariko biba byiza none dore umwana wanjye twese yatugize kimwe ariko nta nanjye niba nagiye ku mashini barakogosha neza byibura kararingana ariko twakagagaguye ariko wiga gafite n'umutwe munini ntabwo nari imbere rero reka nkareka kisubire mu byiciro byako najya mbereka ibintu rwose mu materesi yanshyizemo byo kwiyogoshera umwana fata umukasi ndamurumagura urabona ko ndamurumagura Tracy abakunzi bacu rero reka uyu mwana musubize mu byiciro bye ngewe iyo nshonje ntabwo nabona byinshi mvuga ariko nabashimira nabasuhuza mama Nisi aho bose amahoro y'Imana abane nawe abarundi bose turabakunda cyane kubwira ukuntu nawe mudukunda ndetse n'abari mu nkengero zose z'isi mu bihugu bitandukanye mwese turabashuje uyu munsi rero mbifuriza weekend nziza abagize ubushobozi bwo gusohoka bagize ubushobozi bwo gusohoka rwose muserebure neza ariko munywe mu rugero Teresi kagiye mbanze rero uko nigenza ngiye ntabwo nagira abakunzi bacu rero nyine subira mu byiciro byawe yatashye nyine ahita afata umukobwa we niyo yaba asinziriye ahita amubyutsa hari igihe aba aribwo akiryama nyine maze kumuryamisha kuko yataha akaba aramubyukije bikantera umujinya nkibaza ukuntu namuryamishije arimo arangora nkibaza ukuntu ahise amubyutsa ariko nyine nkavuga ati ntakundi nyine buriya abamukumbuye ava ku kazi amukumbuye feri ya mbere aza karaba yaradiyo yari irasegiye ayihari ambaza ngo ntayari se hari undi mubana hano mu nzu hari wasigaye nza wicare yaba nyine mbwira ahantu nyine icara ngeze mu nzu nkabona aho yabiteretse yabereye aho radiyo se sinayihaye Jacques wayimuhaye mu buhe buryo yambwiye ngo nyimuhe yambwiye ngo wamubwiye ngo nyimuhe none se nta telefone ngira ntabwo ese ubwo bizaramenya mfite kuba nta mayinite ufite se ariko se ibintu birumvikanara ntose Jacques ni inshuti yawe yamuciyeho rero umva reka mbwire nyine Jacques ngo radiyo ngo yaje kwitwara kubwira ko yitwaye gute mu buhe buryo bwo ashaka yewe Jacques yaje hano arambwira ngo avuye ku kazi kawe uramwohereje ngo iradiyo nyine asubire kamubasura umuntu w'umwana ku buryo umuntu akukore ibintu nk'ibyo none ejo bundi ko yaje ari ikindi aje gutwaka n'isi wamwibwira ngo nyimuhe ubwo rero nyine numvaga yuko nyine ntabwo wibuka ikintu yaje kutwaka ukambwira ngo nyimuhe kare none se icyo gihe ko naguhamagaye narabikubwiye nyine ubu natekereje ndavuga ngo kuko yambwiye ngo ufite akazi kenshi kumutiza igikapu wowe ukuremo ibintu azakijyane kandi nta nubwo yanaje kukijyana
ariko banza umbwire yambwiye ngo wari uri mu kazi kenshi umuhe radiyo ngo urayikeneye jewe ntabwo umuntu ashobora kuza gufata ikintu hano ntabwo uhamagaye ngo nkubaze usibye ko nari byambwiye muhamagara se ninjye wayimuhaye wowe ndakubwiye ngo oya ibyo ntaho bihuriye oya ariko se muhato n'ejo bundi hatazajya n'umujura uza agafata ikintu ngo navuze ngo bakigure aka kanya usohoke ugende uzanire radiyo nta n'ibindi tuvugana atabaragiye ibaza yaramutse yayigurishije ahubwo numvaga ko washaka kuyigurisha wowe kuko yaje arambwira ngo papa Tracy irajya yayishaka oya nizere kuri gukina cyari imikino kuko radiyo nyibuze ndakurahiye sinzi uko byagenda umva tujye kugura indi byihuse sinzi uko wabigenza sinzi amafaranga ndamuhamagara se n'ijye wimuhaye wowe niba umuntu mukuru uri mu rugo umuntu akaza akakwaka ikintu sinaguhamagaye ngo mbikubwire none jyewe nayimuhaye nk'uko nyine ni inshuti yawe musangira akabisi n'agahiye icyo twagasangire mukiri abasore urabizi se wowe ndabizi abasore guseka iyo nibyo uri guseka niba telefone kuri abantu Perezida ahise arira se uriya ko atambuka ukorera uramushaka uzi ko uramukunda ahita rero yagiye rero papa Tracy karamubwira urabizi nazaga kugusura nkamusanga wowe ubwawe aranyibwira ati cyagera ukikoze radiyo ibihumbi ibintu byinshi ngeze ratashuka wowe ubwawe aranyibwira ngo niyo nshuti ufite rero yaje ubona umwana utangiye kujya kuzana radiyo sinjye kuzana radiyo he ndavuze ngo ntabwo itaza no kubura aho abandi hasi njyewe cecekera nizere ko iyo mbabarire oya ndavuze ngo ntumubabarire nuse nk'abandi aho uzi ko umugore ibintu aba yabigize imikino ufashe ikintu gihereje umuntu muhamagare none se aho abandi hasi amayinite tumuhamagare kuki se ujya utateye amayinite yo kumuhamagara kugira ngo mbaze umuntu azaza hano afata ikintu ngo ndakimutumye nawe umugore uba wabohereje umuntu w'umugore uba waboroheje wabyaye ntabwo uba wabohereje umva se ye ikintu ngiye kukubwira n'ikintu ngiye kugenda njye kwaje ninsangara cyakampakanira ko nawe wamuhaye ikaba yibwe none urumva nayigurishije shanda kurahira urumva nayigurishije njyewe nayihaye Jacques yaje arambwira ngo papa Tracy arambwiye ngo imaradiyo nyimushyire ku kazi rero nanjye ndayimuha sha rwose mbabarira wishyushya mu mutwe winkarawe mu mutwe icyo nzi cyo nuko radiyo irari igarutse nyine rari igarutse nuyizana njyewe ahubwo nayo twanayigurishije nayo twayigurishije aho uzi ko ibi bintu uri gukora wigira umwana muri Kigali wagira ngo Kigali ntiyizi nuko nyine ngo kanaka ngo yaje atwara radiyo kandi wese nawe ndaje ngende ndajya kumubaza n'ubu bafure nawe umuhaye ubwo rero ahubwo wowe inshuti zawe ufite zijya kugucira zikaza mu rugo rwawe utazitumye niba uri umuntu mukuru umuntu akaza akakwaka ikintu nta mayinite ntubanze kubaza nta mayinite wari ufitemo noneho umuntu azazinza yimure ngo kuko nta mayinite mwimukane avuga ati kanaka aravuze ati ngwino nkujyane n'umwana mbijyanire ati kuko nta mayinite nyine nta kundi reka atujyane aha si nguko nta nguko njyewe irari igarutse kuko iramutse ibuze ibintu byawe bindi kabisa wayishaka ku kiri n'icyiza kuko byagenda kose rero abakunzi bacu rero njye mbuze n'ikintu mvuga kwiyemeza ngo ni inshuti yayijyanye ndi kumva atari ko byemera neza ariko nshaka karakara ku buryo mbona nyine ko neza nyine gahunda ihari yarakaye nyine afashe umwanzuro w'uko ndi bugarure radiyo ye yari asohotse yari ajyanye n'umwana ko uyu mwana yari atangiye kwiriza iradiyo rero sindayizana ndacyamwemeza ko ari inshuti ye yaje kuyinsaba ariko n'uruvugiro ntabwo nyine bishoboka kubwira umuntu ngo inshuti yawe ngo yaje gutwara ikintu ntabwo bibaho muri ino Kigali n'ahandi hose kuko abatekamutwe babaye benshi ntabwo wapfa gufata ikintu cyo mu rugo ngo ujyaye umuntu
ngo umugabo cyangwa se papa w'umwana ngo nuko ndafata umwana wawe ndaje njye kumureba njye n'indamuka ntayibonye ndajya mwese njye no kuba urajya kuturega na Tracy se uramurega ndabifata nk'ubujura ko mwanyibye ntabwo ndi bugende mvuga ngo umugore wawe yakwibye n'indamuka nyibuze rwose nta bintu byinshi turi buvugane kuko urabizi ntabwo ushobora kuba mu nzu harimo nta radiri urashaka ahantu uyigura wabwira iwanyu bakakuguriza wabwira nde ariko ugarure radiyo kuko ntabwo nawe wowe kose amahirwe uri bugire nuko ngenda nkayibona kandi ninyibona najya no kumurega nkavuga ko yanyibye kuko ubwo ni ubujura ntabwo umuntu yaza ngo afate ikintu akikwake atakubajije nitaboneka byushakiramo ibindi kandi nawe uzongera kumva ngo umuntu yaje ngo afate ikintu hano utambwiye cyangwa ntabwo niba umuntu aje gutwara ikintu hano ngenda guhamagara avuganikana kandi iki kintu kimuhe nazo ukimuhe ariko kuvuga ngo mbabarira radiyo yagiye bivugisha amatamo yombi ntabwo bafite nayihaye inshuti yawe yambwiye ko uyikeneye ariko senge navuze ngiye kujyayo nintamubona cyangwa se nyibona kuko ninyibona we rwose wamuhamagaye se ndamugeza kure muhamagara nshaka iki ngiye kumureba ndamuhamagara ahubwo reka nkubaze wowe ni gute mbabarira inshuti yawe ni gute iza mu rugo rwawe utayitumye igatwara ibikoresho by'iwawe ngo ni inshuti yawe ahubwo urambwira aho muhurira kugira ngo ujye aza hano umuhe ikintu urangiza umbwire ko yambwiye ngo papa Tracy arayikeneye cyane ese asigaye aza hano gute bundi ntanahari ko ari nawe yaje ubushize bw'uko yaje kwanze mbaze tantine wa Teresa umwanya yamaza ko yaje se muha radiyo ko yasanze turi hanze turi gutoranya ibishyimbo mpita muha radiyo yasubirayo umubaza nawe nuko byagenze ndakurahiye n'ibyo bigo byawe byihorere ntabwo nshaka bafashe umwana nigere hanze ndumva nshaka kwegera hanze mfashe umwana naho radiyo yo mwayigurishije ahubwo uri kuzuneka imiti ahubwo mpa amafaranga mwayigurishije shavana amagambo menshi aho ngaho ngiye ningiye nese ko nayitanze kandi uje naje nyine ngiye ntayibona ahubwo icyo ndi kumva ntabwo ushaka ko nkeka ayo mafaranga ahari mwayigurishije kugira ngo murakaze arakare cyane papa Tracy wanyeretse ayo mafaranga ahari Tracy papa waraduhita abakunzi bacu ndabona ari kwiga ndabona ari guca abakunzi bacu rero ndagira ngo murakaze nyine mbone yuko biri sereye ko yarakaye nanjye mwereke yuko nyine radiyo nayihari nayijyaye ubu rero yaragiye reka ngarure radiyo njye kuyizana nongere nyitereke hano nubwo atisajije cyane azayisangana ariko nabonye atarakaye cyane nk'uko nabishakaga reba ukuntu nyine aza kumbwira reka njye kuyizana twese turi kuzana radiyo ya papa ataduhitana abakunzi bacu radiyo ye ndayigabiye nari nayibikije rero papa Tracy yari yasohotse hanze nyine iyo agize umujinya undi adashaka iyo agize umujinya ntabwo aba yumva ko mwamarana nk'iminota 2 muri kurebana icyo ahita akora ahita yisohokera nyine akaba aguhunzaho gato kuko azi ko mugumanye nyine hari igihe byahita biba bibi kurushaho nyine murabizi namwe abagabo ntabwo bakunda kubona nyine umuntu wabasembuye umuntu wabakoze mu mutwe cyane
akenshi hari igihe bahita bagira kamere mbi ariko we nyine kugira ngo ibyo byose bitabaho ahita yisohokera cyangwa akahita asubira ku kazi. Ariko ubu ngubu nyine kubera arashonje ntararya ntarajya muri dushe ntabwo ahita asubira ku kazi. N'ubwo rwose ngo yarakaye yari yicaye hanze, reka muhamagare mwumve nyine ukuntu ari buze kwitwara. Papa Tracy, Papa Tracy, Papa Tracy, yamaye nari hafi hano yarakaye yanze hari no kunyitaba cyane ngiye kureba. nje kuguha bivuye he? Bivuye ko nari nje kuguha isomo rero ubu ngubu. Usije ko ngutumva kimwe. Uyikuye he nyine? Yende Tracy. Nyine uyikuye he wewe? None ibyo uyikuye he banza umbwire. Uzanye inkweto za Uyikuye he? Uzanye inkweto za kunkubita. Uyikuye he? Icara nyine. Banza umbwire uyikuye he? Nyine icara. Uyikuye he? Ntabwo wansubiza ntarakuvutura yewe. Uyikuye? Uyikuye wandi wankinishaga. Aya. Shaka arayigaruye. Sawa. Shaka arayigaruye. Yose iyi mikino uzanye, iyi mikino wari wazanye ukaba watumye tuvuga umuntu w'abandi tunamubeshyera. Ubwo koko nk'ubu aramutse abyumvise. Abakunzi bacu rero ni Franklin namukora ariko ntabwo igenza nk'uko nabishaka. Atakwiyinkunira. Ntabwo igenza nk'uko nabishakaga nyine nk'uko nayitekerezaga nk'uko nari nayiteguye nageze nk'uko nayishakaga. Ariko by the way ndamukomye ariko ntabwo mukomye neza. Wagukoma se nanjye nko. Oya bebe uwo mugozi uraryana. None wajya gukubita ikitaryana. Bebe ni prank nagukoreye ariko ni warakaye. Yesu. Mega gusaba ukuntu nitapaguye ngo radiyo ngo ari imeze nk'umugore we ngo akiri umusore yambwiraga ko imeze nk'umugore we. Umugore wanjye se radiyo barayi. Ukiri umusore nambwiraga ngo uyu ni umugore wawe. Ajya wembesha. Yesu. Ukuntu aba yihinduka buriya. Ariko hari kubw'umuntu. Irari gufungisha umuntu ko iyi radiyo nyikunda kubi. Iyi radiyo yarampenze nayikoze kera. Kandi nawe murabibona. Ariko ibintu umugore kuza kumbwira ngo yayihaye umuntu. Usubira nakora ubu ngubu ntabwo mwariye. Ibintu mwagiye gucomokora mutazi. Oya ntuyivuze. Imvugije najyanje nuko yakaba. Abakunzi bacu radiyo yarayibonye ni ahantu twari twayijyanye murabizi twatangiranye n'undi munsi ari bebe utamutunga ndavuga ngo n'undi munsi sinzi umugabo noneho bongere gusa nyine ndamukomye uko bisa kose umva muhaye isomo ariko nanone akwereka muhamagara rero uza akabivuga bebe ngwino hano umbwire ngwino ariko umbwire abakunzi bacu nagira ngo mbabwire ino prank namukoreye irimo n'isomo. Ntabwo umuntu azaza mu rugo iwawe avuge ngo kanaka nyine wo muri urwo rugo ngo yantumye ikintu iki n'iki ngo nyimuha kijyane. Icyo uzakora uzahamagara uwo nguwo umubaze kuvuga ngo nta mayinite arimo ntabwo bishoboka ko umuntu wundi yapfa gutwara ikintu niyo yaba ari umufamiliye. Ikintu cyo mu rugo kiba ari icyo mu rugo niyo yaba ari umufamiliye avuga ngo papa kanaka ngarambwiye. Ariko mwabantu mwe imikino umugore azana atabanje guteguza umuntu uzi ko ashobora kuzava umuntu akasa undi urushyi ukamukubita pe uzi ukumva ngo umuntu ngo yaje ngo twara ikintu umuntu abajije ntonagize gute sinanamuha uburenganzira nuko gihe umuntu akakijyana. Ubu yamara ibintu apanga atabanje kunteguza tuzashyira turwane tubipfe. Naba yigira ngo ntaba yifuza ngo ko ndakara buranyengira ukuntu ndakara narakaye mwari kubona ibyari kubera aha ngaha. Ibi ngomba kubigenza gake kubera ko yari yambwiye umuntu wakijyanye kandi muzi. Ubwo nayo kujya kumureba yambwira ko atakijyanye niho byari kuba ibindi yakwemera ko yakijyanye nkajya kumureba.
ariko mumugire inama nazajya apanga ibintu nk'ibi ajya nteguza wenda nabimbwire cyangwa bigire gute kuko hari igihe nazashobora kujya kubona akabona iryinyo ndikuyemo igihe mureke mbabwire abakunzi bacu prank irateguzwa sawa nayiguteguje se yaba ikibaye prank uzongere ko twabikina nka filime nk'ibintu tuzi twaba twasura niyo mpamvu rero nose uzongere yego ndagiye bakunzi bacu reka mubwire ikintu nagira ngo mbabwire umuntu niyo yaba ari umufamiliye wo muri famiye yanyu ntakaze ngo aje ngo gufata ikintu utabanje kubaza umutware wawe cyangwa se utabanje kugira nyine kubiganiraho n'umwe muri urwo rugo kuko murabizi abatekamutwe babaye benshi abatubuzi babaye benshi rero tujye dukora ikintu twabanje gushishoza kandi twabanje gutekereza kabiri niyo uko umuntu wese yaba ameze atari nyir'urugo waje kucyifatira uko cyaba kingana kose niyo cyaba ari akantu gato ntukagatange ujye ubanza ubaze bakunzi bacu rero naho ubutaha agaprank kanjye nuko kari kameze ciao ciao naho ubutaha nahise ncika intege kuko ntagarakaye ko nabishakaga ariko it's okay ntaribi